Hello my dear friend, nongeye kugusuhuza nkwifuriza kugira amahoro ya Nyagasani, wowe udahwema gukurikirana ibiganiro bya Kigali Creators. So guys, nizere yuko wamaze gukora subscribe kuko nibwo buryo bushoboka bw'uko ushobora kuzajya ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi tugenda tugarukaho cyangwa se dukora buri munsi. Ndakwinginze rero ngo ugende wibuke kandi no gukora share na comment kugira ngo ubisangize inshuti zawe, kuko YouTube channel nicyo kintu gikomeye yiyemeje kuza gukorera abanyarwanda, kubereka uburyo bashobora kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga, yewe no kumenya kuziyubakira cyangwa se kuzikereya kugira ngo ubashe kuzikoresha ku buryo bukoroheye. Iyi rero ni Kigali Creators, ndakwinginze ngo rwose ntugacikwe n'ibiganiro byacu bigiye bitandukanye tuzatugenda tugukorera umunsi ku munsi. Buriya hari umuntu utarasobanukirwa ese subscribe ibimaze iki iyo ubashije kureba inkuru runaka yakozwe cyangwa video runaka umuntu yakoze. Subscribe rero ikintu ifasha nk'umuntu ubashije kureba video. Igihe wakunze iyo video ugakanda like, biba bigaragaza yuko wayikunze. Ikindi iyo wakunze video ushobora gukora kuri subscribe niba wabonye harimo ubutumwa bukwigisha cyangwa se uzakenera n'ikindi gihe ugakora kuri subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ikiganiro YouTube channel izagenda ikugezaho umunsi ku wundi. Ni ngombwa rero gukora subscribe kuri YouTube channel kuko amasomo agiye kuyacaho ni ingenzi ku buryo bukomeye cyane. YouTube channel ije gusubiza ibibazo byinshi by'abanyarwanda bajya bibaza by'ukuntu abantu bakora amafaranga ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane abenshi bazi YouTube, ariko TikTok nayo buriya iri mu bimwe bitanga amafaranga, nayo ni ikirombe cy'amafaranga mu buryo mwebwe mutarasobanukirwa. Ndi hano rero kugira ngo nanjye musobanurire byinshi birambuye kuri TikTok, YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga uburyo zikorerwaho amafaranga kandi menshi. Nk'umu content creator rero ntuzajya ubuza scrolling amavideo y'abandi, wowe bamara megabyte zawe udashobora kugira icyo winjiza, abandi bakaba aribo binjiza. Ngwino rero turebere hamwe kuri YouTube channel ibintu byose, muhe details z'ukuntu uzajya ubasha gukorera amafaranga kuri izi mbuga nkoranyambaga, nkwigisha n'ukuntu uzajya uzifungurira. So uyu munsi rero ngira ngo nk'uko mubizi twatangiye dukora video nyinshi zitandukanye, uko wakifungurira Gmail account, uko wakifungurira YouTube channel, uko wakifungurira uko wakauploadinga video kuri YouTube, uburyo wamenya YouTube ibisobanuro byayo, ni byinshi tumajije kugenda dukora. Ubwo rero kugira ngo wowe umenye neza ibyo biganiro byose tumajije kugenda dukora, nuko ugomba gukora subscribe, ikindi ukazajya ubana natwe buri munsi, ujye ureba kandi amavideo yabanjije kugira ngo ugende usobanukirwa intambwe twavuyeho niyo tugezeho. So reka rero twinjire mu gikorwa nyizina cy'uyu munsi. Uyu munsi rero tugiye kwigira hamwe uburyo ushobora kuuploadinga video kuri TikTok account yawe, nawe ukaba icyamamare nk'abandi cyangwa se ukamamaza ibikorwa byawe. Uraza rero kuri TikTok nk'ibisanzwe, ndizera yuko ufitemo TikTok, uraza ukinjiraho nk'ibisanzwe ugategereza igafunguka kugira ngo ubashe kuyinjiramo. So iyo umajije rero kwinjiramo hano, uhita uza hano hasi hari handitse profile, reka mukwereke neza, uhita uza hano hasi hano kuri profile, wangiza ugakirikaho. Sorry, ntago wari byo uheraho, ntago ari byo uheraho, ahubwo uraza hano hasi. Hano hasi hari akamenyetso ko guteranya, kamukwereke neza. Ndakwereka neza n'agafresh niko nshaka gukoresha kugira ngo utazahayoberwa. Ngira ngo urabona hano hasi, manuka hano hasi ankize aka gafresh, hari akamenyetso ko guteranya, ukaza ugakirikaho.
Iyo ukiritse kuri aka kamenyetso rero ko guteranya nibwo buryo uba winjiyemo kwa uploadinga video kuri TikTok yawe, cyangwa se uretse na video ushobora gukoresha n'ifoto yawe. Ngira ngo nk'uko ubibona hano turi muri foto, hano ku ruhande urabona hano turi muri foto, ahangaha ni muri foto turi hano. Nanone uraza ukahanyura wa uploadinga video. Ushobora kuya-uploadinga ifite amasegonda 15, amasegonda 60, yewe kandi ukaza ukaba wanakwa-uploadinga hano. Ngira ngo urabibona ko hari uburyo bwinshi butandukanye. Ushobora no kuza uka-uploadinga video y'umunota, nabyo birashoboka. Ngira ngo urabibona hano hari 10 minutes. Ibi byose ni uburyo bushoboka. Ni byinshi rero bikorerwa ahangaha, ariko nyirizina tugiye kureba icyo bita kwa uploadinga video. So rero twebwe turaza hano handitse upload kugira ngo tubashe kwa uploadinga ya video yacu. Nitumara gukirika kuri upload rero nta kindi badukorera, baratujyana mu mavideo yacu. Hano barakubwira ngo introducing 10 minutes video. Ushobora gukora video y'iminota nibura guhera ku 10 kuzamura, ariko ntekereza ko udashobora kurenza nka 15. Hano ndumva ari bwo buryo buriho. Okay. Hano rero uraza ugashuzinga cyangwa se ugatoranya video yawe ugiye gukoresha ahangaha. Uraza rero ugahita wemeza kuri imwe muri izi video. Reka nkwereke twebwe tugiye gukoresha iyi ngiyi. Uraza ukayikirikaho, ugategereza bakareka ikinjira. Ahangaha rero ngira ngo nk'uko ubibona video yacu yamajije kugeramo. Nuko rero uhita umanuka hano hasi handitse next. Uhita uza hano handitse next. Ndakwereka n'agafresh. Ahangaha niho uhita uza ugakirikaho. Wamara gukirikaho rero hano bahita baza akakubwira ngo share your product with character 2200. Ibi baraza akakubwira ngo ushobora kwandika ni nka titre cyangwa hashtag y'ibintu ushaka gukoresha kugira ngo usobanure iby'iyi video. Ushobora kwandika mu characters 2200, birashoboka ko wabikora. Iyo urangije rero uhita uza hano. Birashoboka ko ushobora kuza hano ugakora na cover wakoresha kuri iyi video yawe, select cover. Birashoboka ko wayikora, ariko ibi ntabwo ari ngombwa cyane, cyangwa se nzabireka nuko bizagenda bikorwa. Ni byinshi rero hano ushobora kuza ugakoresha izi hashtag, ushobora kuza ugakoresha arobase. Ni byinshi ushobora gukoresha, byose nzagenda mbereka uburyo bikora. Hano rero barakubwira ngo everyone can see. Hari uburyo bwinshi, ngira ngo niba uhabona neza. Hano barakubwira ngo everyone can view this post. Buri muntu wese yemerewe kureba iyi post yawe. Yego, nibyo bigomba guhora bari buri wese ugomba kubireba. Harimo shuwa zirenze imwe, ngira ngo urazibona kuri everyone, friend, honor you. Ushatse wowe wanabyo bireba wewe wenyine, birashoboka, ariko si ngombwa. Hano kuri honor you, ukaza hano kuri friend ku nshuti zawe gusa, hano kuri everyone. Icyiza rero uraza wakirika hano kuri everyone, ukaba ariho uvivura kugira wese abashe kureba video zawe niba ushaka kubona views cyangwa ushaka kumenyekanisha ibikorwa byawe. Okay, twebwe rero kuko ariho twemeje, ndumva izindi option zirimo ntago ari ngombwa cyane. Uhita uza hano ukandika rero uti, ndahakwereka. Uhita uza hano ukandika wenda uti tugiye kujya twigisha business, YouTube business, TikTok business, bitewe na titre ushaka gukora. Uraza hano ugakirikaho ukandika amagambo ushaka. Washaka gukoresha hashtag kugira ngo
abantu bazabashe kubona basacinga borohere kubona video zawe. Twandikemo twigisha business, twigisha business, YouTube business kuri iyi channel. Kuri iyi channel. Ntabwo ari kuyica, twigisha YouTube business kuri TikTok na YouTube. YouTube business kuri TikTok na YouTube. Okay, ngira ngo ibi birumva bisobanuye video yacu icyo ikora. Nta kindi ukora rero, uhita hano kuri hano hasi kuri post. Mba nshaka kuhabereka n'agafresh nibyo bigaragara neza. Uhita hano kuri post, ugahita postinga iyi video yawe. Okay, reka tuyipostinge noneho. Yango nk'uko ubibona video yacu iri kuri posting. Nimara kuyipostinga hano urahita birahita bizamuka, ubone bakwereke yuko byamajije kwipostinga. Ushobora kubisharinga, ngira ngo urabibona ahangaha ngo video post. Okay, uhita rero hano hasi, ukaza ukamanuka hano hasi. Uhita hano hasi kuri profile yawe, ndahakwereka n'agafresh kugira habone neza, ugakirikaho. Iyo ukiritseho rero uhita hano kuri page yawe. Tuza hano kuri page yawe ukareba reka dutegerezeho gatoya ndebe izi ntuza ziri gufunguka. Okay, hano sinzi, ndabona nazi. Okay, hano baba bakubwira ngo uze ufound cyangwa ushake aba friend kuri Facebook. Nabyo birashoboka, ushobora gukirikaho ukagenda ukabashakayo nta kibazo. Ariko ibi ntago ari byo nyizina cyane twitayeho kuri uyu munsi, no kurebera hamwe uburyo twakora gahunda zacu. Ndabona video zanjye rero. Okay, ngiyi ya video yacu ndayibonye aho nari nyibuze, ariko nibazaga ahantu iri, kumbi izi publicity babanje kunyereka hano hejuru za Facebook. Ngira ngo video wayibonye ngiyi hano. Okay, dushobora no kwireba tugakirikaho tukareba uko imeze. Ngira ngo urabona yuko yamajije kugera muri TikTok account yacu yagezemo. Ngira ngo nawe urabibona neza. Nawe ushobora kuyiha akarayiki. Ngira ngo hano aha ni like, aha ni comment, aha ni ahangaha ni share.
ahangaha ni more option. Ahangaha ngira ngo urabona ko hari ya foto twashyize kuri profile yacu. Okay, ndumva ari ibyo ngibyo. Reka twebwe tuyihe rero aka like. Ushobora kandi no kuza ukayisharinga uciye kuri utu tudomo dutatu. Birashoboka ko haza hano ukayisharinga utu tudomo dutatu. Ushobora kuyisharinga ku bantu bagiye batandukanye. Ngira ngo urabona ko hano ni abantu turagira, ariko gake gake bazagenda baza. Ubwo rero uko ugenda uyikoresha cyane, n'abantu barakumenya bakaza hano kuri TikTok yawe, bakaza kureba ibikorwa byawe buri munsi, ukagira n'inshuti nyinshi, ukabasha kuba washaringa ku bantu benshi kugira ngo bazabashe kukumenya. Okay, hano rero ndakeka ari aha twaba tugarukiye kuri uyu munsi. Byinshi wibaza cyangwa wifuza ko twakoraho kuri iyi YouTube channel, ugomba kubitwereka kugira ngo natwe tuzajye tugufasha gukora amavideo yawe wifuza. Ikibazo, igitekerezo n'inyunganizi yawe urabyandika muri komenti kugira ngo tumenye neza uburyo wakiriye iki gikorwa cyacu. Mwibutsa gukora subscribe wowe utarayikora, nawe kandi wayikoze wibuke gukora kunzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro Kigali Creators igenda ikugezaho umunsi ku munsi. Igihe cyose turahari ku bwawe. So murakoze cyane rero, nzagenda mbereka n'ukuntu ushobora kandi kuba wahuza YouTube channel yawe na YouTube channel yawe na TikTok, ku buryo umuntu uje muri TikTok ashobora kuza agahita yinjira muri YouTube channel yawe. Tuzabikoraho nabyo video, ntacyo bitwaye. Murakoze cyane rero, nakagaruka tuzasubira mu yandi mavideo yacu azagenda akurikiraho. Ciao ciao.